Mu buzima bw'akazi ka buri munsi, abakozi bakora uko bashoboye kugira ngo buzuze inshingano zabo, kugira ngo ikigo kigere ku ntego, ariko ibyo ntibihabwa agaciro gahagije. Hari amagambo ngiye kubabwira. Niba ufite kampani cyangwa ikigo runaka ukaba ufitemo abakozi, ngiye kubabwira amagambo kugira ngo abakozi batazagucika. Uguhora uhinduranya abakozi bituma ikigo cyawe gisubira inyuma mu iterambere, ku ntego wihaye ntigerweho. Ni ikintu cyoroshye ariko gifite imbaraga zidasanzwe. Ngiye kubabwira muri ibyo ngibyo harimo kuzamura umurava, imikorere no kuzamura urukundo rw'akazi. Iyo umukozi yashimwe mu murimo yakoze neza, abona ko ibyo akora bifite agaciro. Ibi bituma yumva ko atekerezwaho cyane, agashimishwa no kuba ari igice cy'itsinda rigira uruhare mu kugera ku ntego z'ikigo. Ubwo akaba ari uburyo bwiza bwo gushimira umukozi wawe, yaba ari ijambo ryiza ry'umuyobozi, ishimwe mu ruhame cyangwa se igihembo cyoroheje. Ibyo ngibyo bigatuma icyizere cy'umukozi cyiyongera mu kazi akora. Icyizere cy'umukozi wawe kiziyongera, umurava nawe wiyongere, akunda umurimo kurusha uko yawukoraga. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gushima bishobora gutuma imisemburo ya dopamine, iyo misemburo akaba ariyo ituma umuntu yishima. Iyo umunezero uhuye n'akazi bituma agira ubushake mu gukora akazi ke cyane, akarushaho cyane bikikuba. Umukozi ushimiye mu kazi yakoze neza cyane agira uruhare runini mu guteza imbere itsinda ry'ikigo rusange. Gushimira umukozi bikuraho icyuho kiba kiri hagati y'umuyobozi n'umukozi. Ibyo ngibyo bigatuma habaho ubwuzuzanye n'umubano mwiza, kuko buri wese aba yumva afite agaciro. Binyuze mu gushimira bituma abakozi babo abavugizi beza b'ikigo, bagatanga serivisi inoze, bakarinda ikigo igihombo giterwa no guhora usimbuza abakozi bahora batakaza akazi. Ikigo cyita gushimira abakozi kiba gishoye ishoramari rirambye. Uko umukozi yishimira akazi ke nibwo akora neza, agashaka ibisubizo, agahanga udushya kandi akaguma mu kazi igihe kirekire. Mu magambo makeya, gushimira umukozi ni ikintu cyiza cyane uba ukoze, kuko ni ahantu uba ushoye mu ishoramari rizaramba. Iyo ushimiye umukozi ntabwo bigira ingaruka nziza ku muntu ku giti cye, ahubwo bigira ingaruka nziza no kuri kampani yawe cyangwa ku kigo cyawe, yaba no mu bigo bitandukanye bindi, kuko icyo kigo gituma bagera ku ntego mu buryo burambye kandi bufatika. Ndongera kubashimira mwebwe tubana umunsi ku wundi. Iyo dushaka ibintu birenze, tugomba gukora ibirenze natwe. Gukora ibifatika bidusaba imbaraga nyinshi cyane. Twite ku byo dushaka kandi twubaka intego. Niba ukunda ibiganiro byacu, kora subscribe ujye ubana natwe umunsi ku wundi ku biganiro nk'ibi ngibi. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.